reka nongere kubahereza ikaze ndetse ni nuko nguko dutangiye. Ni umukobwa dutangiranye ari kugenda, gusa uko bari kutwereka umukobwa arimo kugenda bari kutwereka n'umuhungu wiyicariye ahangaha. Gusa uyu muhungu bisa nkaho ategereje uyu mukobwa, ndetse n'uyu mukobwa bisa nkaho agiye gusura uyu musore, kuko arimo kwinjira ni mu rugo uyu musore arimo. Umukobwa ni uku nguko aza asatira umusore. Gusa nukurikira filime witonze uraza kubona ikintu kiba kidasanzwe ku bakobwa bagiye gusura abasore. Niba uri umukobwa mugenzi w'uyu nguyu, iyi filime irakureba cyane cyane nawe wa musore we. Niba ukunda umukobwa ntabwo wamukorera nk'ibintu ugiye kubona ahangaha. Ubwo uyu mukobwa ageze ahangaha aravuga ati nahangaha uko byagenda kose uyu musore nahangaha yimukiye. Avuga ati ahangaha niyo Jack byanga byakunda yaba yari yimukiye. Ubwo uyu mukobwa atangira kugenda agana muri iyi nyubako uyu musore aherereyemo. Uyu musore nawe ari ahangaha bisa nkaho amutegereje. Umukobwa niko kuza yigira neza nk'umuntu ugiye gusura umufiyanse. Uyu mukobwa aza gukomanga ndetse uyu musore agira ngo amuhamagare, gusa ageze gutya yumva umukobwa yahageze, niko gukubita amenyo arangije aravuga ati reka nze ngende njye kureba umushiri wanjye. Aka kanya ndakeka ahageze uyu ni umusore uba muri gato. Umukobwa aje kumusura Jack, umusore aje kumusura nyagasani. Uyu musore yaraje arafungura ndetse urabona yuko uyu mukobwa nawe kuba aje gusura uyu musore Jack ari ibintu yishimiye. Ubwo Jack akibona sheri we yaravuze ati oh my god, ni wowe uhagereye igihe kabisa. Arangije aza kumuhobera amubwira ati ngwamo muhobera. Nizere yuko uri kubona yuko ibintu ahangaha abikiye gukurikiraho. Ese uri gutekereza ngo ni ibiki biraza kubera mw'iyi geto y'uyu musore Jack? Nukurikira filime witonze uraza kubona byinshi ndetse udasanzwe ubona, cyangwa se mu kimwe udasanzwe watekereza yuko byabaho. Ubwo uyu musore birakwereka agira igiteguye uyu mukobwa biragaragara. Uyu musore yararangije aramubwira ati ngaho icara ahangaha kandi you are welcome. Uyu mukobwa avuga ati mbega ukuntu uba ahantu heza. Ati ahantu ni heza cyane. Uyu musore avuga ati nawe ntabwo utinze mu rugendo wajemo, ndabigushimiye cyane kubera yuko nari ngutegereje pe, iminsi yari ibaye myinshi tutabonana. Uyu musore aza kumubwira ati my love urafata iki, nkwakiriza iki? Uyu mukobwa aza kuvuga ati icyo mufite cyose mupfe kumpereza nta kibazo, kuko byose ndabirya ntaribi nta kintu ntanywa, ariko wibande ku mazi kubera yuko mfite imyota. Uyu musore niko kuvuga ati okay nta kibazo reka nze ndebe niba nakwakira. Uyu mukobwa avuga ati gira vuba vuba. Maze uyu mukobwa avuga ati mbega ukuntu wabaye cyiza. Ati wabaye cyiza byisi, dore wameze n'ubwanwa. Uyu musore nawe avuga ati ubwo ni ukudaheruka kumbona niyo mpamvu. Uyu mukobwa avuga ati ariko rero twe kwibanda hirya no hino twibagiwe yuko nshonje. Ati rwose ndashonje, agira vuba vuba. Uyu musore avuga ati ntaribi ibiryo birahari ibyo kukwakiriza. Uyu mukobwa avuga ati mwana urugendo rwabaye rurerure niyo mpamvu nageze ahangaha nshonje. Uyu musore avuga ati wowe ibyo ngibyo byihorere, reka nkuzanire icyo kurya maze nkuzanire nayo mazi wansabye, twe kwirwa tujya mu magambo menshi. Ndetse uyu musore avuga ati kubw'urukumbuzi rwinshi reka ngusigire akabizu ube usigara winjoyingana nako. Mwa bakobwa mwe, buri mukobwa wese ujya gusura umusore muri geto ndamusuhuje kubera yuko nyine ikibera muri geto nawe arabizi. Ubwo uyu mukobwa ni uku nguku yasigaye ahangaha. Umusore nawe aragenda bisa nkaho yari yiteguye, afata agapura k'ibiryo bikeya ariko bitari bikeya cyane. Gusa uko yagafashe agasahani k'ibiryo hari ako yaje kuyikura mu mufuka. Oh my god, wakibaza ngo si ahari uyu musore ntiyaba agiye kuroga uyu mukobwa agapfa. Gusa uko uri kubitekereza ntabwo ariko biri, ahubwo uyu musore yatangiye gufata bwa burozi atangira kubusanzagiza muri bya biryo. Umukobwa nawe urahangaha ategereza icyo kurya ndetse n'icyo kunywa. Gusa umusore uri hano ari kubirungira, wagira ngo hari izindi gahunda afite kuba yakora ndetse afite kuba yakorera uyu mukobwa zitari nziza. Ese yaba agiye kumuroga ahari agapfa? Ukurikire filime witonze nakubwiye ngo uraza kubona byinshi. Ese uraza kubona ko abantu b'iki gihe bamwe na bamwe nta rukundo bagira. Ngo uyu musore yaje gufata uburozi aza gushira mu biryo nyagasani. Uyu musore uko yagafashe ubu burozi akimara kubushira mu ibi biryo
yahise agaruka abizanira uyu mukobwa kugira ngo abirye. Ese uyu musore akunda uyu mukobwa cyangwa ni ukubesha? Kuko uyu musore yaje atangira kuzana ibiryo kugira ngo uyu mukobwa abirye. Nyagasani arabimuhereza. Uyu musore akimara kubimuhereza avuga ati my love bon appetit. Ese uyu nguyu koko aramukunda by'ukuri? Nukurikira filime witonze uraza kubibona. Uyu mukobwa avuga ati urakoze cyane. Umusore nawe avuga ati ryoherwa kandi ukomeze kugubwa neza. Arangije aza kurebera hano ku ruhande areba niba wagwani uyu mukobwa arimo kurya bino biryo. Uyu mukobwa nawe yatangiye kurya, dore ko wagira ngo ahangaha niho inda yari imuzanye, gusa ahangaha niho ruzingiye. Uyu mukobwa yarakomeje ajya ibiryo. Nyagasani, gusa ibi biryo arimo kurya babirunze. Ubwo umusore uri ahangaha nawe nuko nguko yagiye kugira ngo abashe kumuzanira amazi yo kunywa, kubera ko uyu mukobwa wibuke bigitangira yamubwiye ngo nkeneye n'amazi yo kunywa. Gusa uko uyu musore arimo kuza, ari kuza yububa ngo arebe niba uyu mukobwa ataragwa, ngo arebe niba uyu mukobwa atari yagwa hasi kugira ngo akore ibyo akora mu mahoro, ndetse nta n'umuntu umuhagaze hejuru, nta muntu umuvogera. Uyu mukobwa mu kurya avuga ati kuki utarimo kuzana ayo mazi? Umusore nuko nguko yahise yazana avuga ati bebe amazi nayazanye, wowe ntugire ikibazo, nta kintu uri buze kubura ahangaha kubera yuko ndi byose byawe, ryoherwa. Uyu mukobwa nawe avuga ati ariko ye ugira imitoma. Umukobwa akomeza kurya, gusa icyo atazi nuko ibiryo arimo kurya. Nyagasani sinzi, gusa amahirwe nuko atari buze gusanga buriya burozi bwica, ariko hari kubera ko uyu musore amukunda ubanza ataza kumwica. Umukobwa akomeza kurya. Umusore nawe uko umukobwa ari kurya arimo aramwitegereza, gusa ibi biryo uyu musore yabiroze. Ako kantu kibuke, ndetse nta n'imiyaga yamushiriyemo, atitaye yuko bakundana, atitaye yuko yaje kumusura nka fiance, ahubwo yavuze ati reka murungire maze nze gukora utuntu twanjye ku neza. Nyagasani, ahangaha nta mwana mutoya wemerewe kureba iyi filime turimo kureba, ndetse niba utarakanda subscribe ndagusabye kugira ngo ukande subscribe tujye twibanira buri munsi. Umukobwa karimo kurya yatangiye gushuhirana cyane. Nyagasani, akumva agatima karimo kwaka, akumva ubushuhe ni bwinshi. Umusore arimo bibona yarangiza agaserebura ku mutima akavuga ati sahari akaba gakoze. Ukurikire uyu mukobwa arangije aravuga ati ko nshuhiranye cyane, ni ikihe kibazo? Uyu musore aramwihorera kubera ko azi ibintu yakoze, azi ibyo ari byo. Umukobwa akomeza kurya nkaho ataretse bino biryo kugira ngo anywe amazi, wenda haranyweye amazi abifite ikintu byakongeraho. Uyu mukobwa atangira guhondobera ndetse atangira gucika intege, atangira kubura imbaraga. Abwiye uyu musore ati mbega ukuntu ndi kumva, sinzi uburyo ndi kwiyumvamo. Uko yakabivuze yahise ayikubita hasi. Umusore abireba, umusore atangira kuresha akarimi. Uyu musore ni umuhehesi, nubwo akunda uyu mukobwa bisa nkaho yari yaramurarikiye ndetse yarabuze ahantu yabihera. Uyu musore niko gutangira kwigiza hirya ibi biryo. Uko byagenda kose uyu mukobwa bagipanga kuba yaza kumusura, uyu musore yatangiye gupanga uburyo ari buze gukuramo utuntu twe, yatangiye gupanga uburyo ari buze kuba yamusambanya. Uyu musore akimara kubona uyu mukobwa rero amaze kurwa, yahise afata ibiryo yari arimo kurya abyigiza hirya. Rero aratangira aza kuba yamureba avuga ati gitego, ubu ngubu nkuboneye hafi, nari narakubuze. Ati mbega ukuntu biraba ari byiza, ukuntu biraba bimeze neza. Uyu musore atangira kuza agake gake anyinyumba yegera hino asatira uyu mukobwa, atangira kuza kumviriza niba koko uyu mukobwa ese yaguye cyangwa arimo arabesha cyangwa ari kugira ngo aze kumfata. Uyu musore aragira avuga ati oh my god, byabaye aka kanya, iki ni intego yanjye nyegezeho, ntabwo nzi ko niki agiye kuba yakora. Gusa uko byagenda kose wasanga agiye kumusambanya. Uyu musore atangira kuba yamuterura, atangira kumuterura, atangira kumutetebanya kugira ngo amujyane hehe mu cyumba. Ni umukobwa mwiza cyane biragaragara, kubera yuko nawe uyu mukobwa rwose sinzi ukuntu uri kubyumva. Wa musore urimo kuyireba uraza kubyandika muri komenti. Umukobwa ni uku nguku yahondobeye, ndetse umusore atangira kumukatisa mu cyumba, ndetse
umukobwa nta n'ubwo azi ngo ni ibiki birimo kuba. Ukurikire filime witonze akantu ku kandi. Bana banjye buriya ndabakundana uko mutabimenya, gusa mujye mukomeza mu nyange, Imana izabibahora. Ngo uyu musore yararangije aravuga ati reka ngutware nkugeze mu cyumba nindangiza nze kukwereka urukundo rwanjye ahantu ruherereye. Umusore niko kumufata, arangije aza kumuryamisha ku buriri. Nyagasani, ese iyo umuntu aryamye ku buriri nka gutya, abantu bakuru bari kuyireba baraza kutubwira ikintu gikurikiraho. Umusore nuko nguko yagaritse umukobwa ku buriri. Nyagasani, nta mpuhwe habe na gato. Uyu musore nuko nguko yamufashe amushyira aha ngaha, arangije arimo kumwitegereza atangira kwikura. Ukurikire arangije avuga ati uko ibi ntabwo ari byo by'ibanze, ahubwo reka mbanze nshake agakingirizo sha. Uyu musore nuko nguko yaje kureba mu kabati avuga ati mbese udukingirizo twanjye ahari naba naratumaze, ahari ahantu hose mbika agakingirizo ngiye kuba nareba niba duhari. Nyagasani, ibi bintu uyu musore agiye gukorera aha ngaha ni ibishitani. Nta mwana nshaka kugira ngo akomye arebe iyi filime turimo kureba. Wa mubyeyi we, niba uri kumwe n'umwana mwirukane, kuko tugiye kureba ibintu by'abakuru gusa. Kuko aha hantu niba urimo kubibona neza hagiye gusha. Uyu musore yabuze agakingirizo ke ahantu akabika, aravuga ati kuki nari niteguye ibindi bintu byose, ibi ngibi uko iki nari nabyiteguye, ese naba naradusize he? Uyu musore ariko aravuga ati ariko uko byagenda kose ndabizi uraza kumara igihe kirekire usinziriye. Ati uko byagenda kose ndagususura tu, kuko uyu munsi ntabwo wangendana. Arangije aravuga ati reka nze nkwereke, reka nze maze nashyira ibintu byose kuri gahunda, reka nze maze nashyira ibintu byose ku murongo, maze nkwereke utuntu ngiye kuba nikorera mu masaha make. Umusore arangije aragenda, umukobwa amusiga ahangaha, amusiga aryamye ahangaha mu cyumba. Uyu musore niko kuza, arangije aza yerekera muri salo. Ese ahari agakingirizo yaba yaragasize muri salo akaba yibagiwe? Ukurikire uyu musore niko kuza aravuga ati reka nze mbanze natunganya aha muri salo. Gusa umukobwa we yasigaye yasinziriye aha ngaha mu cyumba, nta nubwo azi ahantu yaherereye, nta nubwo azi ngo ni hehe ajyamye muri aka kanya. Umusore nawe aza gufata ibintu byose aza kubishyira ku murongo. Gusa ukurikire filime witonze uraza gusobanukirwa n'izi. Umukobwa yaje kuryama aha ngaha ntabwo azi ngo ni iki kiri kuba. Umusore nawe ari gushyira utuntu twose ku murongo, bisa nkaho uyu musore hari akantu ariko karimo kubura. Aza gushaka mu kabati hirya no hino. Umukobwa nawe aryamye hano mu cyumba. Umusore yaje gushakisha hehe na hehe kugira ngo arebe niba yabona agakingirizo, ariko yakabuze. Arimo avuga ati ntabwo nakorera ahangaha, byibuze wenda we ubwo bwenge arabufite. Hari abahita baza bagapfa kwasaguza umuntu nta kindi kintu bitayeho. Gusa uyu musore yazanye agasahani kugira ngo abanze yapfundikira ibi biryo bitaza kumererwa nabi, wenda hari nava mu kazi agiyemo araza kubyirira kubera ko umukobwa yari yabihaye yabimugomwe. Gusa ukurikire reka ibyo tubivemo, ahubwo turebe ibi tureba. Uyu mukobwa uko aryamye aha ngaha, umusore nawe arimo akurikirana ibintu byose avuga ati reka nze mbanza mfurikire ibiryo nindangiza ndebe niba ndabona agakingirizo. Ati uko byagenda kose ndareba hirya no hino ntabwo ndibuze kubura agakingirizo. Uyu musore yaje gushakisha, gusa uyu musore ni umuhehesi. Keka nawe urimo kubibona, uyu musore ukimara kubona agakingirizo mu nzu ye yaravuze ati reka nje kureba sister duturanye, reka nje kureba Anita ndebe yuko basi we hari udukingirizo yaba yibitseho. Uyu mukobwa ukaryamye aha ngaha, umusore nawe amusize mu nzu ndetse aragenda ngo agiye gushaka agakingirizo ku muturanyi. Ukurikire buriya abantu batuye muri geto nabo sinzi uko uyu mukobwa aryamye aha ngaha. Hari umuzimu waje uw'umugabo ndetse w'umurakare. Uyu nguyu we arimo kugenda ntabwo azi ibiri kubera mu cyumba cye. Uyu muzimu yaraje akanuye amaso. Nyagasani, ibi bintu noneho abigeze bitangiye kuntera ubwoba. Nari nzi yuko ngiye kwirebera ibidasanzwe, none ahubwo ngiye kubona ibindi bintu byo biteye ubwoba. Uyu muzimu yaje areba hirya no hino. Ukurikire filime witonze ndetse aza agitegereza uyu mukobwa. Uyu muzimu hari ibyo yatangiye gukora, hari ibibaraga yatangiye kuba yakekiranya. Ukurikira akantu ku kandi. Uyu muzimu barakwereka yaje gufata amaguru y'uyu mukobwa atangira kuyabumbura.
ese uyu muzimu ahari yaba ari we ugiye kwikorera ibintu bye? Uyu nguyu we arimo aragenda ntabwo azi ibiri kuba mu cyumba cye. Barakwereka uyu muzimu yaraje atangira kubumbura amaguru y'uyu mukobwa, ubanza hari ari we ugiye kuba yakikorera utuntu twe. Buriya abantu nabo badasenga ahubwo baba bibereye mu byaha nk'ibi ngibi. Uyu mukobwa yabaye asenga, ibi byose ntabwo byaza kumubaho. Ahubwo mwe abakobwa mwe nimukurikire filime murebe isomo. Uyu musore ageze ahangaha atangira kuvuga ati se ndagenda ndi kuvuga ngo iki? Umuzimu nawe arimo atangira gukora utuntu twe mu mbaraga ze, arimo akora ibintu bidasanzwe, arimo akora ibintu utamenya ibyo ari byo. Uyu nguyu nawe ari muri ndagenda ndimo kumubaza ngo iki, ubu ndagenda ndimo kuvuga ngo agakingirizo. Ukurikire uyu dayimoni nako uyu muzimu yaje yitegereza ahangaha, arangije akimara kubumbura amaguru y'uyu mukobwa yaje amusatira kugira ngo arebe ibintu yakora. Uyu nguyu uko yarangije yaje asa nk'ugiye kumuryama hejuru ndetse ahita amwinjiramo. Uyu nguyu nawe aravuga ati reka mpfe gukomanga. Ko yagakomanze ntibwatinze Anita yaraje azavuga ati Jacques ni iki cyabaye ko utari usanzwe uza kundeba aya masaha? Uyu muhungu avuga ati tuntu twabaye ni akantu kubufasha nari ngukeneyeho. Ahangaha umuzimu yatangiye kuba yatigisa umukobwa. Ahangaha uyu musore avuga ati sinone nta dukingirizo ufite ngo ube wandabura. Uyu mukobwa avuga ati ubwo ibyo bintu nabikenera ngo nkubaze iki, ngo mbe nabemaze iki? Uyu musore avuga ati nyine nanjye nari nzi kubera ko nari nzi yuko abantu baba muri ghetto abenshi bakunda kuba ari abasirimu, nzi yuko utwo tuntu utatubura. Umukobwa uri ahangaha umuzimu yamaze kumugeraho. Umukobwa umuzimu akimara kumugeraho yatangiye kuba yahindukira ndetse atangira kuba yakora ibintu ahangaha ameze nk'umuntu uri mu gikorwa cy'abakuze. Umusore avuga ati sawa niba ntabyo ufite ntaribireka nigendere mve kwiyeranja kubera yuko hari umuntu wari wansuye. Umukobwa asigara hano amwibazaho avuga ati ese uyu musore Jacques ko namufatiraga icyitegererezo nawe ibi bintu yaba bishamo? Ati yewe icyakoze ese rikoreye. Abakobwa niko bahita bavuga ati ntawamenya ibintu ntabwo bizoroha. Ku rundi ruhande umukobwa ahita afunga arigendera. Ahangaha urimo gukora utuntu twe. Umuzimu waje mu uyu mukobwa arimo amurongora ndetse uyu mukobwa arimo kumurongora bitagaragara. Reka ngerageze mvuge gakeya niba uri kumwe n'umwana ataza kubyumva. Uyu mukobwa umuzimu yatangiye kuba yamutesha umutwe. Uku nguku umusore nawe arimo kuvuga ati ubu ngubu ndabizi neza ko isamaki nayifatishije, ngiye kuba nakikorera utuntu twanje mu buryo bumwe cyangwa se n'ubundi. Gusa umukobwa uri ahangaha umuzimu we arimo amukoresha ibintu utagakwiye kuba wakeka ko abazimu nabo baba bakeneye kwibarangura. Nyagasani uyu musore ageze hano aravuga ati si ubu ngubu ndakora iki? Ese ndapfa gukorera aho ngaho? Byibuze wenda ikintu afite ubwenge bwo kuba yavuga ati reka nshaka agakingirizo. Umukobwa uri ahangaha nawe ibiri kuba nagahomamunwa. Mbese mu cyumba cy'umuhungu Jacques ntabwo azi ibiri kuberamo, gusa naza kugiramo araza kumirwa. Umukobwa uri ahangaha umuzimu ari kuba yamukorera ibintu utakeka. Uyu musore vuga ati ariko reka ndebere ahantu hamwe ntarebeye. Ese buriya ntago kaba karimo? Reka ndebe. Umukobwa uri aha dore ibyarimo. Umusore yaje gufungura mu cyumba. Ese araza kubyitarakoramo gute akimara kubona ibiri kuba ku mukobwa? Akimara kubona umukobwa uri ahangaha arimo yikinisha, yaje gukubitwa n'inkuba. Ibi bintu biramutangaza, atekereza yuko uyu mukobwa yaba arimo kwikinisha. Umukobwa urabona yuko ibintu uko biri kugenda kose bisa nkaho hari ibintu arimo bidasanzwe. Uyu musore aza kumwegera avuga ati ni ibiki ndimo kubona? Ese ibi bintu birashoboka? Ibyo ni amagambo arimo kwivugisha ku mutima. Avuga ati cyangwa ntabwo ndimo kureba neza. Uyu musore akomeza kugenda yegera imbere avuga ati ese naba ndimo kureba neza? Ati cyangwa ni imagination naba ndi gutekereza? Umusore aza kumukomangaho kugira ngo amukangure arebe niba yakangutse. Ati ese umukobwa nasize asinziye yaba ari muri ibi gute? Umukobwa we yarakomeje yibera mu bye ndetse n'umuzimu wabimwinjiriye. Umusore byaramutunguye cyane ndetse aza kwikanga avuga ati ibi bintu ntabwo nabyihererana, ahubwo reka ndebe ukundi kuntu nabigenza. Asohoka yirukanka avuga ati reka nje kureba umuturanyi, reka njye kuba nareba umuntu duturanye Anita, ndetse nari mvuye kureba aka kanya ndebe
aze kuba yambwira niba ibi bintu bisanzwe bibaho ku bakobwa. Atahari wasanga ari ibintu bisanzwe bibabaho ntago wamenya. Ese ibi bintu yaba yaje kubikorera ahangaha iwanjye? Ese biriya bintu arimo byaba ari ibiki? Umuhungu yabyibajeho cyane ndetse binaramurenga. Gusa umukobwa we ibyo arimo ahangaha ni ibitangaza, ni ibintu bidasanzwe. Umukobwa mbese muri make bisa nkaho arimo yirongora. Uyu musore avuga ati ese nkora iki? Ese uyu mukobwa Anita ngiye kuba nareba mureke cyangwa ngiye kumureba? Kurikire maze uyu musore aza kuvuga ati ariko uzi n'ikindi, reka nze njye kumureba, wenda hari wasanga ibi bintu bisanzwe biba ku bakobwa, njye ntabwo namenya, reka njye kumureba mubaze. Umukobwa uri ahangaha yakomeje gutesha umutwe ndetse n'umuzimu. Uyu nguyu nawe ntibwatinze feri ya mbere ku rugi rwa Anita. Gusa uko ariyo n'ubundi uyu mukobwa we ibintu arimo ntibisanzwe. Manga Anita za avuga ati se kandi noneho ko nakubwiye yuko biriya urimo kunsaba ntabibonera igihe, ko nakubwiye yuko ntabyo mfite, noneho wabagarutse kwenda iki? Uyu musore avuga ati ikintu nje kunda nje kukurebera ahangaha ntabwo ari ziriya bora, ahubwo ni ubufasha ngukeneye. Ati nagize umushitsi ariko ubwo mukobwa noneho rero, ariko nkuko nari mbikubwiye nari ngiye kuba nakwigwanaho, none ngeze mu cyumba nkuko nari mvuye hano, ngezemo nsanga ibintu bimurimo ni ibitangaza. Ati kuko nsanze uburyo amezemo. Mbese uyu musore atangira kumusobanurira ibintu yabonye, gusa uko arimo kumusobanurira umukobwa nawe arimo kwigwanaho. Umusore avuga ati tekereza yuko mbaye ngira mu cyumba narangiza nkabona umukobwa arimo ameze nk'umuntu urimo kurongorwa. Tekereza kandi ari wenyine sha. Reba uburyo yari amezemo. Uyu musore atangira kumusubiriramo. Umukobwa uri ahangaho ubwo Anita araturika araseka, ariyumva yuko ibyo bintu uyu musore arimo kumubwira bidashoboka, gusa birimo kuba n'aka kanya birashoboka, n'aka kanya biri kuba. Uyu musore avuga ati oya wiseka, ibintu ndimo kukubwira ni ukuri. Ati ahubwo ninje kukubaza niba abakobwa mwese biriya bintu bijya bibabaho. Uyu mukobwa avuga ati ibyo bintu ntabyo nzi, ndetse ibyo bintu ni ubwa mbere nabyumva, kuko nta n'undi muntu nabyumvana. Uyu musore avuga ati ni ukuri kw'Imana umukobwa waje kunsura reba ukuntu ameze. Uyu musore aza kumusobanurira details zose z'ikibazo, gusa uyu mukobwa we ari kumva yuko ibi bintu bidashoboka. Umusore avuga ati ni ukuri wagira ngo barimo kumurongora. Ati kandi nta muntu bari kumwe, ari wenyine. Uyu mukobwa Anita avuga ati se none umukobwa wawe waba wamugejeje mu cyumba gihe ki? Uyu musore avuga ati nta kanya gatoya gashize. Ati kuko nyine kiragenda ari nje kukureba yari arimo, ariko ntabwo ibyo bintu nasize biri kumubaho. Ati ubwo vundebere vayo nkwereke ibintu biri kuba, ni ukuri kw'Imana ntibisanzwe. Uyu mukobwa Anita avuga ati reka nze ndebe ibyo bintu nasanzwe nzi. Uyu mukobwa rije avuga ati vaho tugende maze ujye kunyereka. Ni umukobwa w'umuturanyi ndetse bisa nkaho basanzwe baciringa, ariko nta kindi kintu bapfana. Ku rundi ruhande baraturanye biri aho ngaho, gusa babana muri gato, ariko ntabwo babana mu nzu, ahubwo babana mu gipangu kimwe. Uyu nguyu nawe umuzimu aracyakomeze kuje kumutegeza. Uyu mukobwa aza yirukanka agira ngo arebe Anita. Aba bakobwa bose ni abakobwa beza, abasore sinzi ukuntu muri buze kubyitwaramo, ndetse munkorere subscribe kugira ngo mujye mubona ibintu nk'ibi ngibi umunsi ku wundi. Umukobwa uko binjiye hano mu nzu barakuri kwa muzimu nuko nguko yamuvuyemo, ndetse uyu muzimu urabona yuko akanuye amaso kandi ni ikigabo gishaje. Nyagasani abo ngabo nabo baje kwinjira mu cyumba uyu mukobwa arimo, ndetse uyu muzimu nawe amufatiranyirijemo. Abo ngabo uko bageze ahangaha uyu mukobwa yarufite ati none ndaza kwinjira mu cyumba cyawe neza neza. Ati nizere yuko nta kindi kintu uri buze kuba waba unzaniyemo. Umuzimu akirangiza gukora ibyo yakoze yese yirukanka. Uyu mukobwa avuga ati ntabwo byari ngombwa kugira ngo nze kwinjira mu cyumba cyawe. Uyu musore Jack avuga ati none ko harimo n'undi injiramo wana. Uyu mukobwa bikirangiza kumubaho ibi byose yahise akanguka, ndetse akanguka yireba neza. Avuga ati ibi bintu byari biri kumbaho Nyagasani, ndetse yireba no ku matako. Avuga ati ibi bintu byari birimo kumbaho cyanga. Uyu mukobwa yumva n'amabere ye hari ibindi bintu byari biyarimo, nuko akangutse agasanga nta muntu ubirimo. Gusa uyu mukobwa bisa nkaho nanone ari mu nzozi. Arangije ahita aza kuryama neza.
ukurikire filime witonze, aba nabo baje bakataje. Uyu mukobwa ariko avuga ati ese ndinjira mu cyumba? Uyu musore avuga ati injira mu cyumba, nta birenze, harimo n'undi mukobwa mugenzi wawe. Uyu musore agikigera hano atunguwe no kugera hano agasanga umukobwa ameze neza, avuga ati ni ibiki ndimo kubona? Ati dore nanone ameze neza nyagasani. Uyu musore byaramutunguye cyane. Uyu mukobwa Anita yageze hano aravuga ati ubu wavuga ngo umamagariye iki? Ese ibintu wari kuvuga byaguca na guca ko ntabyo ndimo kubona bimeze bite? Uyu musore avuga ati oya byari bihari, asinze ukuntu bigenze. Uyu musore avuga ati se ni ibiki ndimo kureba? Uyu mukobwa aza kumureba avuga ati ese wa musore we uri muzima? Ese urimo urabona cyangwa uri nk'umupfu wigendera? Uyu mukobwa avuga ati wagicucu we, ese ubu ngubu wavuga ngo umamagarira iki? Ese ntabwo waba urwaye malariya y'imisaraba 3? Ese uriya mukobwa urimo kunyereka ko nta kintu ndimo kubona kandi n'amagambo yose wagiye umbwira? Ese ni ikihe kibazo? Sha ntabwo wuzuye kabisa, nubwo duturanye nzajya kubona mbone urimo gutora amashashi, mbone urimo kwirukanka ku muhanda, kuko wowe ntabwo ari gusa uje umpamagara mbwira ngo umukobwa mukundana ngo ibiki n'ibiki, ngo wamusize mu cyumba cyawe none ngo arimo kuza kuba yagira gutya. Ati cyangwa wagiraga ngo nze kureba ko ufite uburiri bwiza se? Cyangwa ati se ariko abasore b'imbwa mwabaye muti? Ati n'ubundi nabonaga yuko nta kigenda cyawe, ubwo wahagurukaga iwawe maze ukaza kunsaba agakingirizo, none nanone uragarutse umbwira ngo umukobwa ngo bimeze gutya na gutya. Ese ko ngarutse ko nta kintu mbonye? Ese ibi bintu twabyita iki? Wa musore we uri indyarya Jack, uri indyarya tu, ntabwo nakongera kukwizera hasi kuva hasi kugera hejuru, genda ugumane ibyawe. Uyu musore avuga ati oya we kungira indondogozi kubera yuko ibintu ngewe nabyiboneye neza n'amaso yanjye. Uyu mukobwa yari arimo asambanywa ndetse n'umuzimu nyagasani. Arangije aramubwira ati ngaho sohoka, nzokera mu cyumba ugende. Icyambere nuko tugeze hano tugasanga ibyo twakekaga cyangwa se mu kimwe ibyo twakitekerezaga ntabwo bimeze gutyo. Abo ngaba barangije barasohoka, uyu mukobwa bamusiga ahangaha mu cyumba wenyine. Uyu mukobwa gusa yasohotse ababaye avuga ati uru wa feke man, ntabwo wakabaye umamagariye ubusa. Ati uko ngize ngo ni n'ikindi kintu gikomeye, uzi uko ngize ngo ni n'ikindi kibazo gikomeye wari ugize. Uyu musore avuga ati ngaho genda nta kibazo gihari. Uyu mukobwa avuga ati n'ikindi gihe ntuzankenere, ati kuko ushobora kuzankenera unkeneye bya nyabyo, ntumbone bitewe n'ubugoryi ugize. Uyu musore avuga ati ariko mana yanjye ibintu nabonye ni ukuri ntabwo ari ikinyoma. Arangije aragaruka ndetse agaruka mu cyumba. Uyu mukobwa uko yakaryamye ahangaha yaje gukanguka ndetse akanguka ananiwe cyane nyagasani, akanguka yibona mu cyumba kandi yarazi neza yuko ari muri salo. Uyu mukobwa uko yagakangutse yaje areba avuga ati walayi ni gute nagize ahangaha? Ese muri iki cyumba ko nzi neza yuko narinde muri salo naba nageze mone? Uyu mukobwa n'ubutozi bwinshi avuga ati ese umutima wanjye umeze neza? Uyu mukobwa bari bamurungiye nuko we atarabizi, noneho n'ikiyiretse kuri ibyo umuzimu yamwambuye ubusugi. Uyu mukobwa yaruyora cyane avuga ati ese umutima wanjye kuki wakiwe cyane? Arebye aravuga ati baby uko niherutse ndi muri salo nageze ahangaha nti ukurikire. Umukobwa aza guhaguruka avuga ati ntabwo ndimo gusobanukirwa uburyo nageze ahangaha mu cyumba cyawe ko naherutse ndi muri salo. Uyu musore avuga ati rero ubwo wari uri mu cyumba urimo kurya nagiye kubona mbona urasinziye ntazi ikibazo wagize, nibwo nahise nigira inama yo kukuzana mu cyumba cyanjye maze nkakuryamisha. Uyu mukobwa avuga ati gusa umutima wanjye urimo kwaka, bivuze ngo nkeneye amazi yo kunywa, ese ntabwo wayampereza? Ati gusa byihorere ndimo kumva nshaka no gutaha, gusa ahantu hanarashuhiranye cyane harimo ubushuhe bwinshi. Gusa uyu mukobwa bari bamuroze mu buryo bumwe. Uyu mukobwa avuga ati gusa umutima wanjye sinzi ukuntu umeze, sinzi n'ibintu urimo kwishinja. Ati gusa ndatashe aka kanya nta kintu mfite kuba nakorera ahangaha. Uyu musore avuga ati si koko mu by'ukuri uratashe? Ati gusa ntabwo narinzi yuko urapfa kungendana gutya.
uyu mukobwa avuga ati oya ndananiwe. Uyu musore avuga ati ariko rero sheri nawe reka nkubwire, reba igihe tumaze duteretana nta kintu wari wankorera, ese uratekereza nazabikora gute, ese nzabigenze gute kugira ngo wemere ko ngukunda ndi uwawe? Maze uyu mukobwa aravuga ati ariko urukundo ntabwo rugaragarira mu gukora imibonano mpuzabitsina. Uyu musore avuga ati sinone reba igihe nahereye nkwinginga nzi ngo uzankorera ibintu ariko byaragoranye, ati ariko nta kundi reka dutegereze maze tuzakora ubukwe. Uyu mukobwa nako uyu musore aravuga ati ariko n'ubundi wakabaye warampaye. Uyu mukobwa avuga ati ntabwo nzi ibyo uri kumbwira, amperekeza nitahire kuko njye ndi kumva ninaniriwe. Uyu musore avuga ati ngaho sasa rero nta ribi reka nguherekeze tugende. Gusa uyu musore yarazi yuko agiye kuba yapfuriye baba, ariko ibintu ntabwo byaje kugenda nk'uko yabyifuzaga, ndetse umuzimu niwe waje gukora utuntu twose uyu musore yari gukora. Ndetse uyu mukobwa, uyu musore ageze igihe cyo kugira ibyo akora, uyu mukobwa yakangutse. Bisa nkaho uyu musore yari yamwiteguye ndetse yiteguye n'uburyo ari buze kubikoramo. Ikintu cyamutengushe cyonyine turabizi yuko ari agakingirizo. Uyu musore avuga ati ariko mana yanje ibintu mbonye ebe data we, atese nabyigwa n'iki ibintu uriya mukobwa yari arimo. Uyu mukobwa nawe avuga ati nubwo ngiye ariko ndi kumva wagira ngo hari ibintu bashobora kuba bankoreye. Uyu musore avuga ati ese ubu ni igiki cyari kirimo kimukoresha biriya bintu? Ati gusa birashimishije ku rundi ruhande nubwo bisekeje cyangwa bikaba biteye isoni. Uyu musore aza kubiseka. Umukobwa nawe avuga ati reka nitahire, ndetse nta nubwo nzi niba ameze neza. Ati gusa njye nari naherutse ndahangaha ndimo kurya, sinzi impamvu nabona ageze mu cyumba. Ati se byaba byagenze bite kugira ngo nisange mu cyumba? Uyu musore avuga ati ariko n'ubundi nubwo wenda nta kintu nkoze ariko nari nagerageje kuko ubutaha ndakeka ibintu byose nzabikora neza. Ati ariko nta kundi. Ati mbega umukobwa mwiza, ati n'uburyo yari ameze ko muri biriya bintu birashimishije kandi bigaragaza yuko uyu mukobwa rwose ari umukobwa mwiza, ndetse ashobora no kuba afite utuntu tw'utuzi hafi aho ngaho. Maze uyu musore avuga ati oya reka muherekeze atagira n'ibindi bintu ankeka. Uyu mukobwa avuga ati njye naherutse ndimo kurya ibiryo ahangaha uyu musore yari yampaye. Ese hari uyu musore hari ibintu yaba yashizemo Jack, hari ibintu yaba yasizemo? Uyu musore agaruka gutya arimo kwitegereza uyu mukobwa. Uyu mukobwa avuga ati mu bebe kuki urimo gutinda, waje ukamperekeza maze nkitahira, waje ukamperekeza ngataha. Uyu mukobwa akimara gufata agasakoshi ke abwira umusore ati tugende. Ati ariko sinone ibi biryo ko nari naherutse ndimo kubirya kuki ntabiriye byagenze bite? Uyu musore avuga ati oya mo bebe agenda, sinzi ukuntu byagenze, gusa twe turabizi yuko uyu musore ari wowe wabirunze, ndetse hari na gahunda yari afite idasanzwe yari afite kuba yakorera uyu mukobwa. Uyu musore avuga ati ngaho sheri rero agenda, ndaza kukuvugisha ndetse uraza nugera mu rugo uze kumbwira ukuntu byifashe. Uyu musore avuga ati ndaza kuguhamagara kuri fone kugira ngo nkubaze niba wageze mu rugo. Gusa uyu musore uko umukobwa arimo kugenda arimo amwitegereza. Uyu mukobwa nawe avuga ati ngaho nta kibazo uze kumpamagara. Gusa gahunda zose uyu mukobwa nako uyu musore yari yapanze zose urabona yuko ntabwo zigenze neza, nubwo uyu mukobwa aha hantu yahagiriye akarengane bitewe nuko umuzimu yamwambuye ubusugirwe bwe. Ubwo rero mw'abakobwa mwe ahangaha mugomba kuhabonera isomo, buriya kujya gusura abasore mukagenda mucyagaguzwa, ibyo bintu ntabwo ari ibintu biba ari ibyanyu, ntabwo ari ibintu byiza. Umujye mumenye yuko muba mufite ibintu buri muntu wese aba akeneye. Umusore rero yasigaye ahangaha avuga ati gahunda zanjye zose zirapfuye, ndetse plani uko nari nabipanze ntabwo ariko bigenze, ariko ndakeka ubutaha bishobora kuzagenda neza. Uyu musore arangije avuga ati ebana reka ndebe ahantu amasaha ageze. Ati nubwo byose bwose binshanze gusa reka ngende nene nagerageje nagenda, ariko naho ubutaha. Na filime yacu ni uku nguku tugisoje. Ndabashimiye cyane mwe twabanye, mwibutse niba utarakanda subscribe ntabwo wazongera kubona inkuru zacu, kandi ndabakunda cyane. Ni umuhungu wanyu umwari Fabrice. Ciao ciao.